women and torturing men. You have tortured my people for way too long. Turned our little boys into fighters to protect their families. They need love, justice, and peace. Stop killing Malenge. They are people just like you. They need peace, love, and justice. Stop killing Malenge. They are people like you. Stop killing Malenge. Stop killing Malenge. Stop killing Malenge. Stop killing Malenge people. They are people just like us. Dear Congo, how dare you? Bavandimwe bo mu bwoko wacu bw'Abanyamulenge muri gitondo cy'iyinga nshatse kubizaho ijambo ry'ihumure, ijambo ry'inkomezi, ijambo ry'ibyiringiro. Muzi ibintu bigize iminsi biba iwacu kuza muri gitondo cya none, amakuru ya nyuma tumenye ibibaye mu biziba, ibiha bitubaho cyangwa ibyatubayeho ni ibintu biremereye bigoye gusobanura, ariko biragaragara ko hari umupango ahantu hamwe ukozwe n'abariya bantu baduteye, badushamburiye kugira ngo batuvane iwacu. Rero kuba bitangiye kugeza uyu munsi ingaruka zabaye nyinshi cyane. Urebye ku bantu babikurikirana hafi bivugwa ko imihanda irenga 200 yatwitswe, ikuyemo amazu arenga 7,000. Bivugwa ko inka zanyezwe zimaze kunyagwa zirenga inka 100,000, hafi 120. Bivugwa ko abantu bapfuye rero turabazi barenga abantu 100. Abantu bavuye muri kiriya gihugu bo mu bwoko bwacu bari Buvira cyangwa bari Bukavu cyangwa se bari Goma cyangwa se mu bihugu byo hanze, u Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda ndetse n'ahandi. Abantu ni moitié y'abari batuye. Yego n'abaturanyi bacu nabo bari amakuru yandi bahuye n'ibibazo bisa nk'ibyo, ariko biragaragara kuko kiriya kintu cyari cyaje gukenya ubwoko bwacu niyo birashobokiye abandi. Ikintu cyangwa se inzira bakoresheje zibiri zidasanzwe zo kunyaga inka ku bwoko butunzwe n'ubutunzi bw'inka no gutwika amazu bagenda bikurikiranye n'amaruri yasigaye bakaza bakayatwika. Ni ibintu byari muri strategy yo kwimura abantu mu gihugu nta mbabazi, kandi bazi neza ngo nimba umunyamurenge atagifite inka ntabone ubutuye azasanganywe, nta kuyahaba arahunga. Umubare w'abantu wagiye ugwira bicwa, ariko si cyo bari batangizanyije naco. Ni ukuvuga ngo objectif yabo kwari kutuvana mu igihugu cyacu, cyane cyane muri iyo misozi dutuyemo nk'abakongomani kimwe n'abandi. Sinja muri byinshi mu mateka, ariko ushobora gusobanura ko imwe mu mpamvu y'abiriya bintu ni urwango iyo rwabaye rw'umuntu umwe, rwabaye rw'ifamiye, rwabaye abantu batuye muri quartier, ubwo rwango mwarujera mu buryo bushoboka. Ariko iyo urwango rwabaye urw'ubwoko biba bisobanuye ngo inyigisho zose ziri ku marezo sosiyo
kandi zigize iminsi zibwira abantu ko turi abantu babi bagomba kwicwa, gutotezwa, kwirukanwa, ndetse banavuga n'ibibazo bidahuye n'amategeko y'ubwenegihugu. Biriya bindi biba iyo haje kuba ubwicanyi bwinshi cyangwa kubwinshi, bigatuma noneho n'umuntu wese ukugiriye nabi yibwira ko yakorera igihugu cyangwa se ko yakora umurimo mwiza. Hari abantu tuzi babigize uruhare rwinshi mu rwihariko, bamwe bari mu gihugu, abandi bari hanze. Abantu ni ngombwa kuko ubutabera buzabakurikirana, hazafatwa ingamba cyangwa se amadecision iyo kugira ngo justice aho iri hose izagerageze kubakurikirana, kugira ngo bahanwe, kuko badahanwe byazakomeza. Nanone ikindi ni intolerance, kubona abantu mwaraturanye ubwacu bakabahinduka, ariko ntitubishira ku baturanyi bacu bose. Timukagira amakosa mu bantu duturanye, habamo abantu bazima, habamo abantu batafite imitima y'urwango. Ariko hari amagurupe arme yo nshaka kuvuga cyane, yagiye muri biriya bintu bakiyambaza amagurupe arme yo hanze, bari bafite umugambi mubi, kandi hari bimwe bagezeho tuzagenda n'ingaruka zabo imyaka myinshi. Hari abazarwara kubera ibyo babonye, ariko kandi hari abatazagira umutima kugaruka kuva mu gihugu. Ijambo nashatse kubabwira kuri uyu munsi, tumaze kwitegereza ibintu byose, ni uko haracari ibyiringiro. Ibyiringiro bihari bya mbere tubivana ku Mana. Nzi kuko ubwoko bwacu tumenyereye ijambo ry'Imana, abantu benshi mu bwoko bemeye Yesu kumukiza n'umwami wabo. Rero iyo Mana yatugejeje aha, Imana yadutabaye kera tugeze ku munsi wa ngirente. Mu myaka yashize dukunze kubivuga iyo dusenga cyangwa tuganira, Imana y'inganji, Imana muri byura, Imana yahariye na hariya ahandi hose, iyo Mana iracyahari. Cyo gituma niyo muri hanze ya Minembwe, hanze y'indondo z'Ubuvira, hanze y'indondo zo hagati, hanze yo mu Mibunda, hanze ya za Turambo, hanze yo mu Bibogobogo, hanze ya Ruyarubara rwose rureba mu Minembwe, hanze yo mu Rurambo, mukaba mwaragiye aho muri, mukaba musa ndetse n'abari mu Mikenke n'abakubiwe mu Minembwe, mukaba musa cyane cyane abagiye nk'abantu bari ku migezi y'i Babuloni. Mwibaza nimba muzagaruka iwanyu, nimba tuzagaruka iwacu. Haracari ibyiringiro koko. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu, Imana ni imbaraga zacu, Imana ni umufasha utabura guseruka mu makuba ndetse no mu magorwa. Ijambo riri muri Zaburi 46 twarisoma, tukarivanamo ibyiringiro byinshi. Ni koko niko Imana yatubereye, ariko no mu minsi igiye kuza, no mu myaka iri imbere, Imana itarahindutse, Imana yatubera ubuhungiro, izaguma itubera imbaraga zacu, kandi n'umufasha utabura guseruka, utazabura guseruka mu byago no mu makuba. Rero tugire kwizera. Abantu bamenye Imana, ikibatandukanya n'abataramenya Imana ni ukwizera cyane cyane. Tugire kwizera, tumenye ko bivugwa ko tugomba kugira ibyiringiro bisumba ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo aho ibyiringiro byari bisanzwe bigarukira, kubera ko tubona iki n'iki, noneho tugende inyuma yacu, mbese n'ibyiringiro byo kuzuka. Twibwire kuko ibibazo bizarangira, ariko kandi hazabaho kuzuka. Ijambo rya kabiri ry'ibyiringiro ni muri twebwe, ukuye Imana yo mu ijuru.
twiringire ibyo tugomba kuvana mu mirimo yacu. Tumuntu umwe, iyo ni ijambo ritwerekeye hano Kinshasa, ryerekeye n'abanyamulenge bose aho bari ku isi. Tumubumbe, tubabarirane, dukundane, twihanganirane kuri byinshi, kuko tutagize ubwo bumwe hari ibintu byinshi byaje kutunanira. Ko turabikoraho, tuzakomeza tubikoreho, tubibwira kuko igihe c'amacakubiri n'amazimwe kigomba gutambuka kikibagirana, abantu bakabaho bafite kwihanganirana no gukundana no kujinana. Ijambo rya gatatu nanone tukiri kuri twebwe ubwacu ni ijambo uri gukora. Buriya n'abazavuga ngo Imana ifasha uwifashije, hari aho babivana. Dukwiriye kwemera ko tuba ubwoko bw'abakozi, abantu bakava mu bunebwe, abantu bakava mu bitekerezo bigufi, abantu bakava mu kuvana impamvu zibitagenda kuri bo kuzivana ku bandi. Tukiyemeza kuba abakozi, mu gitondo tugakora, ku manywa tugakora, nimugoroba tugakora, nijoro tugakora, mbese nk'uko bigaragara ahandi. Dufite ibyiringiro ko na Kongo yose ariko ifata ayo mavaniro y'akazi. Noneho nidukora muri ubwo buryo, tuvuye inyuma, tukagabanya amagambo, tukaja mu bikorwa byinshi, hariya ahantu hazahinduka. Umuntu ashobora kubona kubwo kwizera cyangwa se kubwo kureba kure, ukabona hariya habaye imihanda myiza kuruta ariya mazu yari ahasanzwe. Wenda ni nacyo byahabereye, ni ukugira ngo bidukangurire kubaka hariya. Nje ndi mu gutekereza nkabona ko iriya minembwe yagwiriyemo bariya bantu bashaka bareka gusubira iyo bavuye, cyangwa se bakagira inzu zibiri igihe nikigera, inzu iyo bavuye ariko na hariya. Ibi tuvanemo opportunité ikomeye cyane yo kuhagira umuhanda munini. Ibibazo by'imanza ja commune bizakemuka umunsi minembwe izaba ivile, kandi uwo munsi uratangira none. Tugende twubake, tuzane abantu ba cadastre, bapime hariya hantu hubakwa amazu meza, amparticulier abantu bari hanze. Nimwe mumbaye mwira ijambo, tibagiwe abari mu gihugu. Nidufata uriya musozi wo ku Runundu Maturika, tukawubakaho neza, tugafata uriya musozi uri kiwanja c'indege, tukawubakaho amazu menshi meza, uzamuka ku Nyarusuku cyangwa upfa, ugafata uwo kwigisha, ugafata uwo kwimishasho, ukagenda ukomeza, ugafatira irundu mu Bidegu, ugafatira Karongi, ugafatira hariya handi hirya hose, ugeza za Masha, za Rutigita, wanyuze hari Nyawarimba, ufatira Gakangara kuri Muriza n'ahandi. Buriya iriya yabivire igitangaza mu mateka y'isi, bikavugwa ko ahantu haragiye kurangira havutse umuhana ukomeye. Iriya ni ville n'abadepite tuzababona kubera yuko ari ville gusa, kuko mu mateka ya Kongo niko bimeze. Iyo hari territoire cyangwa hakaba ville, le fait yo kugira ville cyangwa kugira territoire byonyine birahagije kugira ngo mubone n'abadepite. Hari intambara zimwe ziza zikabakangurira cyangwa zikayibutsa ibintu mwageraho, noneho mukaba mwasuzugura n'intambara zimwe bakomeje kubazanaho. Twaba tukibona urubanza rw'ubwenegihugu, ubona urubanza twatsinze, n'isi irabizi n'igihugu kirabizi, biri mu mategeko adakuka y'iki gihugu. Yego ntibibujije umuntu w'umusazi kuvuga ibyo ashaka atukana, ariko ntacyo byahindura amategeko n'itegeko rya constitution cyangwa itegeko nshinga ry'igihugu. Hari imanza zijanye no kumva ko mufite dura kuri commune cyangwa mutayifiteho, ubwo nabwo n'ubundi busazi. Biriya ni ibintu bidafite inzira kandi bizapfa nk'uko byaje.
ariko hari no kuburana musumba none imanza zihari. Nimureke turebe kure, turebe amajambere, dukore hamwe. Hari ukubaka amazu, hari ukubaka imihanda, hari ukubaka amashuri. Dushimira abacu bagize iminsi bakora mu bintu by'amashuri hariya. Hari ukuzana umuriro, hari ukuzana amazi. Ibyo bintu byose birashoboka aho muri kose ku isi, muri mu kubibona mugiye no muri interieur y'ibyo bihugu byose murabihasanga. Kabisa ndabakanguriye cyane cyane abantu bakiri bato kugira ngo umuntu wese ukiri muto n'inzimwe mu minembwe. Umuntu wese ukiri muto ndetse n'umukuru ushoboye avuge ngo ngomba kugira inzimwe mu minembwe. Si minembwe yonyine, bizafatira n'ahari handi hose ndavuze mbere, haba ku ndondozo hagati ya Mubunda cyangwa hari handi, ariko tugiye dutandukanya abantu batuye n'ahantu ho gutumirika. Hari intambara zimwe ziza zikabakangurira cyangwa zikayibutsa ibintu mwageraho, noneho mukaba mwasuzugura n'intambara zimwe bakomeje kubazanaho. Twaba tukiburana urubanza rw'ubwenegihugu, urwo ni urubanza twatsinze, n'isi irabizi n'igihugu kirabizi, biri mu mategeko adakuka y'iki gihugu. Yego ntibibujije umuntu w'umusazi kuvuga ibyo ashaka atukana, ariko ntacyo byahindura mu mategeko n'itegeko rya constitution cyangwa itegeko nshinga ry'igihugu. Hari imanza zijanye no kumva ko mufite droit kuri commune cyangwa mutayifiteho, ubwo nabwo n'ubundi busazi. Biriya ni ibintu bidafite inzira kandi bizapfa nk'uko byaje. Ariko hari no kuburana musumba none imanza zihari. Nimureke turebe kure, turebe amajambere, dukore hamwe. Hari ukubaka amazu, hari ukubaka imihanda, hari ukubaka amashuri. Dushimira abacu bagize iminsi bakora mu bintu by'amashuri hariya. Hari ukuzana umuriro, hari ukuzana amazi. Ibyo bintu byose birashoboka aho muri kose ku isi, muri mu kubibona mugiye no muri interieur y'ibyo bihugu byose murabihasanga. Kabisa ndabakanguriye cyane cyane abantu bakiri bato kugira ngo umuntu wese ukiri muto n'inzimwe mu minembwe. Umuntu wese ukiri muto ndetse n'umukuru ushoboye avuge ngo ngomba kugira inzimwe mu minembwe. Si minembwe yonyine, bizafatira n'ahari handi hose ndavuze mbere, haba ku ndondozo hagati ya Mubunda cyangwa hari handi, ariko tugiye dutandukanya abantu batuye n'ahantu ho gutumirika. Ijambo rikurikirana naryo rituvaho ni ijambo ryo gukora uko dushoboye kugira ngo tubane n'abandi amahoro. Tubana n'ababembe kuva kera, tubana n'abapfura kuva kera, tubana n'abanyito kuva kera. Ntituzatandukana. Umuntu muri twe wakubwira ko tuzatandukana aba yihenze, ntacyo tuzabatwara, nabo ntacyo bazadutwara. Nabo wihenda muri bo kuko batwirukana nk'ibi bagerageje ubundi amaguru parme yabo, nabyo ntaho bizagera. Rero ubumwe burashakishwa, amahoro arashakishwa, n'ukuzura n'ukumvikana. Tubatandira ukuboko kw'amahoro, ukuboko kw'imbabazi, ukuboko ko kubabarira. Turebe abantu bazima muri bo, twubakana ibintu bizabaho n'igihe tutazaba tukiriho, iyi generation yacu cyangwa se urubyaro rwacu. Barahari abo bantu, tubashakishe hanze, tubashakishe mu gihugu, tuvugane nabo dufite uwo mutima. Iri ni ijambo nanone, ni ijambo rya leta yacu. Leta yacu muri ibibazo twarayibonye mu nzego zose. Inzego zose, kuva inzego zo hasi kugeza ku nzego ziyoboye igihugu, perezida w'igihugu, ndetse n'abandi bategetsi bamwe batakiri mu butegetsi, ka perezida wa kera wahozeho. Abantu bose, n'abakuriye ingabo, n'abakuriye amaministeri areba umutekano n'ingabo, ndetse n'abo butabazi, twabagezeho kandi twabagezeho kenshi.
ni ikibazo kidatuma dusinzira, ni ikibazo dukora umunsi ku wundi. Vuga ngo dukora sinjeje nyine, yego ndi muri guverinoma, ariko n'abantu duturanye hano Kinshasa barabihagurukiye mu buryo bw'umwihariko. Twageze ahantu hose kandi dufata umwanya uhagije. Imana yaduhaye faveur yo kugera kuri buri muntu wese mu gihe gikwiye no kumugeza ikibazo cyacu. Ndibwira ko ikibazo cyumvikanye, ikibazo kirazwe, ikibazo mu rwego rwa leta. Nje muri guverinoma hamaze kuba inama 4 cyangwa 5. Icyo kibazo cy'iwacu kivugwa mu buryo buhagije cyane. Aho bigereye nuko umukuru w'igihugu na leta yose biyemeje guhangana naco no kugarura amahoro ndetse n'umutekano. Yego hari abantu bashinzwe umutekano bitwara nabi, abo bantu nabo bagomba guhanwa mu nzira zijanye na justice ya gisirikare, ariko si itegeko riva mu bukuru bw'igihugu ngo nimwitware nabi. Ni nguko wasanga abantu bitwara nabi hirya no hino, tituga confondre abantu noneho abatabazi ejo ngo tubahindure kuba basi. Ibyo byagorana, byaba ari bibi. Perezida w'igihugu mu nama ya 5 yiyemeje kuko agiye kuzaja mu Minembwe, nibyo yavuze muri Conseil des Ministres, ariko nasaba kuko abantu bajana ibintu byo guhembura abantu bamutangayo. Yatanze iryo tegeko kwa Premier Ministre no kwa Ministre, avuga ko tuzajanayo nk'abantu bimukira aho. Ibyo bintu ni byiza nimba bibaye, twizeye kuko azabishira mu bikorwa. Noneho leta nayo ikazakora ibyo tutokora. Hari ibintu tutokora biza ngo na leta n'uwo mutekano, ariko kandi n'amaproje manini nkayo nanone leta ikorera ahandi. Dukomeje kwiringira ko leta ya Kongo izakora ibyo bintu, noneho akazaviramo ibintu bivuye ku Mana. Umwana w'umuntu adashoboye ni nko guhindura imitima no gutegeka ibintu bigoye bigahagarara. Ibintu bivuye muri leta non seulement by'imfashanyo, ariko kandi by'amaproje y'amajambere azatinda n'umutekano. Nicyo gituma tugomba gukomeza gukomanga mu matwi cyangwa se ku miryango ya leta. Ariko n'ibintu bituvuyeho ubwacu, nizo access 3 nabyo nabisobanuye, byaba bivira mu kwirwanaho abantu bakoresheje ubwenge, bakaja mu mashuri bakiga, bakazashinga umuhanda hariya munini, abantu bakari mu butunzi bagakora cyane, ariko bitwara neza. Kandi dufite kuri Musamariyakazi na Yesu gusaba n'amazi no kuyatanga n'abari abandi duhanye imbibi. Abantu bose bagize uruhare runini ndetse n'urutoya muri iki kibazo kugeza kuri uyu munsi. Nshatse kubashimira. Hari abantu bari mu gihugu bakoze ibintu byinshi, bari abantu bari mu Minembwe bakiriye, bari abantu bose turabashimiye rwose. Abantu b'abategetsi, abantu ba pasteur, abantu baba chef bari hariya, ariko n'abaturage. Umuntu wese wiyemeje kugabana ibintu byiwe n'abantu bagiye bamusanga, turamushimiye. Dushimiye abantu bakira abandi Uvira ni Bukavu ndetse ni Goma, ndetse no hanze y'imipaka yacu. Abantu bakoze neza cyane. Dushimiye abantu b'Kinshasa, ariko dushimiye cyane abantu bo hanze. Ari amafaranga mohereza atuma abantu barya, atuma abantu bambara, atuma abantu bibwira ko bagifite abana babo, bagifite bene wabo. Yego na leta dukomeje gushimira kuje yakoze byose, ariko cyane kubyikora kuko bigikenewe byinshi. Turetse kurangiza dushimira Imana, tuvuga ngo Imana kuri uyu munsi ririya jambo rya Ebenezer, kugeza ubu Imana yaraturinze, Imana yaraturokoye, Imana
ndiyaretse abanzi batwivuga hejuru ngo duhambire uwanyuma ahambire ikirago agende kiragira ukibicumwirare cyangwa se gituremo abandi oya ibindi bizaba imana yacu niyamanukiriho uko yarejo niko imeze none n'ejo niko izayimeze aya magambo mvuze kuri uyu munsi w'icumweru aturemera icyizere tumenye ko tutarangije ikibazo ntikirarangira tudubure ndetse gukora uko twahoze dukora bitume byihutisha ibisubizo byo kurangiza ikibazo ikindi gihe nk'iki mu kwezi kwa 12 tuzabe dufite wenda guhura cyangwa kuganira tuzi neza ko imyanya iminsi y'umwijima yatambutse ari iminsi y'umuco ngaho Imana turinze niyo mbaragije muri mwaka ugiye kuza 2020 uzatubere umwaka w'amata n'ubuki umwaka tuzahanagurwa amarira ya bintu ariko umwaka tuzasaka kandi gutangira gutunga inka zizaba nyinshi kuruta ziriya kubaka amazu azaba menshi kurutariya kandi meza ariko kandi n'ubusabane n'abari abantu tubana dufite kugira ubumwe tutize tugira kera Imana bamugisha murakoze no gusenga ngo Imana izarangiza intambara mu gihugu cyacu mugire ubumwe mukorere hamwe hasigaye Yesu Kristo bisigaza bidukorera